yacu kuri radio 2050 abadusiza amatwi nizera ko mukomeje kumererwa fresh nyuma yo kumva indirimbo za cyane ya Lucky Dube hanga ari itangazo byihutirwa muvuye ku nzego nkuru tugezeho ndagira ngo mbaze ndibasomera imbere uko dukomeza mureke twumve itangazo iragira riti Repubulika ya Zamburi iramenyesha abaturage bayo ko igiye gutanga ibihembo ibyo bihembo rero bizatangwa gute bigenewe bande bigenewe buri muryango wese ufite abana kuva kuri 5 kuzamura umugabo wese cyangwa umugore uri kutwumva uduteze amatwi uziga afite abana 5 kuzamura uwo abe tayari ibihembo byaje bazajya bahemba buri mwana umwe amuhembe miliyoni 5 nakagaruka rero mukomeze kudukurikira Papa narakubuzara abana bishimurire ibintu babusuzira n'ishina gutura tuyari nakubuzara abana bishimurire ibintu babusaba amafaranga nagwacitse umva ngubwire umwana wanjye byo kuri twarenganyije urubyaro ariko madam ari igitekerezo ngize gato ndaje sawa rero bana banjye ngomba kumva ibintu bya papa wanjye ubu ngubu se muri ibi bihe turimo ko musiko nta kazi kwanya afite iyo tutaringaniza urubyaro koko nibyo muri kubona ntibibahagije kuko muba muri ariko mama izira miliyoni 5 tubatiziri nyine ubwo ntago ari umugisha wacu ariko ntabwo ari umugisha wacu ayo mafaranga miliyoni 5 kuri buri none se wabigenza ntabwo nyine n'ubu kuboneza urubyaro pe urubyaro bake ushoboye kurera nibyo igihugu gishaka na sosiyete nyarwanda mama urumva ayo mafaranga bavuze yese mama ni numvishije iryo tangazo hajya mama cyane aho urabyumva umajya miliyoni zingahe ngo buri mwana ni miliyoni 5 mama yuzabeje ubwo nyine gutya amahirwe yaducitse amahirwe yashyize tubikitse baho twahoze tubikubwira kuva mbere hose nta wundi mubyihanganire bana banjye mama gari ena ubwo se uza kubyara abana benshi ahubwo si mwari muri mu duki muri telefone ndareba televiziyo nta kibazo noneho reka nanjye nkomeze kureba televiziyo ariko nawe ubyibaze ubona byose bishobotse kuba yazana mama byashoboka ntabwo byashoboka wazabazanye oya ntabwo gutyo nzabareba uko muri babiri sinindi urimo urakomanga mareka mufungurire cyane amakuru ay ni meza komera karibu sawa karibu turakomeye mama yarimo ari ni karibu merci bravo uraneza myaka myinshi ni myinshi cyane nukuri ntabwo twari duherukanye nibyo cyane wari waragiye he ko umva naragiye mu rugendo bite cyane kimaze gukura twakoze cyane yabaye ikigombi karibu nakoze ubona waje kudusura wihuta ni amahoro ni amahoro abana mugende gukina amaje yanyu arimo aransakuriza mubwire Kadoga narebe icyayi niba cyahiye icyo nasize ku mpapuro waba wumvishije itangazo ryo numvishije kuri radio naryumvise pe nyagasani ngo ariko namahirwe dufite kuko twebwe dufite abana babiri ariko tuvuge ko aho rero gatoza kuza katuva gitumo asinze kuganira ubwo se ajya adakomanze no si ko ari we ubwo ukumva byasaba ko komanga nyine itangazo naryumvise yego nanjye ndabyemera tuganire boro nta gukoraho da ariko numvise itangazo ngo ni guhera ku bana 5 kuzamura bo urabona amahirwe nashobora kuducira kuko urabizi urugo rwanjye mfitemo abana 3 uranaje gufata nabo ngaba kugira ngo babe 5 ariko nanjye usanye muri amafaranga nzaguha ndabeze abagore mukunda amafaranga nta kibazo ubwo nyine turaza kubikora ku banga kugira umutwara ataza kubabara kugira ngo bitagaragara nabi reka abana mbafate ubabwire ngo bamerekeze bajye kumenya kwa oncle muherekeze uncle mumenyi we muzabona uko mumusura sawa ariko rukumva zibe rekera umutwara adasanga turi muri bino kandi atazi ko nta kintu njya mvugana nawe azi kuri uncle w'abana ese abana ntibasohotse ngo yashaka kutugwa gitumo kwemera sha oya rekera
ariko urakomeye ndakomeza noneho kuri izo gahunda reka mpamagara abandi kubera ko twari twabohereje mu gikari mbabwire ko hari utuntu ugiye kubagurira wajyane nyine kuri izo gahunda zawe ibyo bahamagare ariko hari ikintu nkumbuye oya ibyo tuzabikora oya ibyo tuzabikora harya kanya oya ibyo oya pe ntabwo ibyo ari byo twavuganye reka mpamagara abana utinya ko abana bahari oya nibyo utinya abo bana si barihe ariko muze mugiye kujyana na anko abatuntu agiye kugenda kubagurira sibyo muze gutebuka sawa nimuze gutinda kugira ngo papa wanyu ataza kuza kubambaza nkabura icyo mvuga sibyo ugura duhamagara mama sawa tugende rwiza ngaho ndi kwihuta tuba tuganiriye byinshi ariko gahunda nyine ndi kwihuta cyane bye sawa bye Miriwe neza yese komera tugeze haya masaha umbistangaza ko Itusha ni sawa umbistangaza nabyumvishe bimeze biteze si wa mugabo we kuko uzi ko umugabo wanjye agiye hano bijyaga bansigiye abana ubu ndabaguhereza ku ose yagara abana nk'abaga hari ahantu yarasimbukiye abana banjye umwami waba ubu si umugabo aragaruka ndakubwira ngo ibyo biramureba ntabwo mwitayeho umva yanyu baraba yitararije kujyana na sodore twaje kubareba yaraba muhaguruke kujyana na sodore twaje kubareba genda ngo tugende nijya papa wanyu nagomba kundeba ngasiko ngo uyu waje kubareba muhaguruke ako bana to ugende murebe uwo wese mugende uwo ni wose mwihuta mugenda mugiye vuba ariko mana yanjye uwo mugabo ndamubwira iki koko mana yanjye ko abana babajyanye ubu si koko abarezi imyaka ingana gutya ubu ndamubwira ndahingutse amubwira ko atarabe gute koko mana nyagasani mana koko mana yanjye ni ikibazo pe none haranyica umunsi ndasubira iwacu ntareba imbere n'inyuma nyagasani none rero ariko mwari umeze neza amasabaye yewe bite yewe ni byiza abana bagiye ngo abana bagiye ahubwo se abo ngabo uzanye ubakuye hehe muga aba bana rero nuko ntashatse kubikubwira mata nukuri abana n'abanje ariko kumva ari yatangazo numvise ko amafaranga adashobora kuducika icyo nakoze nta kindi nagiye kuzana abana basanga abandi bana urumva kugira ngo ayo mafaranga tuyabone yewe muga ntabwo rero ari weho wumvise itangazo wenyine nabo se yabatwaye ise wababyaye none se abangabo bunzaniye ni abahehe ugira ngo se ngo niba uzi kubyara hanze wenyine cyangwa kureresha wenyine nabyabana batari abanjye nabyabana niko none si wira uburyo ushobora kurera abana batari abanjye uzanye ubakuyeho